Numara kureba iyi video ushobora kutongera gukoresha isukari burundu cyangwa se ukagabanya isukari ufata. Ntabwo ari video ije kugutera ubwoba, ahubwo nje kuguha message, nje kukwereka ububi bw'isukari, ubundi amahitamo ntayawe, urahitamo gukomeza kuyifata cyangwa se kuyireka. Ntabwo umubiri wacu ukeneye isukari nyinshi kugira ngo ukore neza, kuko iyi sukari ibaye nyinshi mu mubiri, ufata isukari nyinshi umubiri ufata ko ari nk'uburozi. Iyo sukari bibaye uburozi, umubiri ntabwo nukuri ukeneye isukari nyinshi. Niyo mpamvu ufite umusemburo ufasha iyo sukari kugira ngo ikore neza, noneho idakenewe ikagenda ikayikoramo ibicece kunda, ibinyenyanza, ugashaka ahantu ubishyira, ariko hari igihe byanga, umubiri ukananirwa, warangiza ugakuramo indwara ya yindi twita diabete. Nyemera rero mbanze nguhe karibu kuri Aduhire channel. Iyi channel ni channel dusangizanya ibintu bijyanye no gukunda umubiri wacu, by'umwihariko kugabanya ibiro. Ibintu by'udufu two kwa Mukandori, Mukansanga na Dorothea ntago tutuvugaho. Aha tuvuga ibintu bijyanye no gukunda umubiri, ibintu science yemera. Niba rero utarakora like kuri iyi video, ushyireho like, uyisangize undi muntu wese uzi ugomba kwirinda isukari, by'umwihariko akayirinda abana be. Ntatangire kubaha isukari ari batoya, ntatangire kugira ngo indwara ya diabete baba bafite amahirwe menshi yo kuyirwara. Umubiri rero kugira ngo ubashe kumanaginga cyangwa se ubashe gufata isukari yo mu mubiri ngo uyikoremo ibyo igomba gukora, ntugire ikibazo, umubiri ukoresha umusemburo cyangwa se hormone yitwa insuline. Iyo hormone yitwa insuline, iyo ufata isukari nyinshi cyane, igenda ijya hejuru, ijya hejuru, ijya hejuru, noneho uko ijya hejuru ntago ibasha gukoresha isukari neza mu mubiri w'umuntu. Ibyo rero nibyo uzasanga biteye ikibazo umubiri w'umuntu, ukaba wasanga umuntu afite isukari nyinshi mu mubiri, ukaba wamusangana ibimenyetso harimo kubyibuha atazi aho bituruka, ukabona afite umubyibuho ntazi aho uturuka, aragerageza ibishoboka byose ariko umubyibuho waranze, ukabona afite ikibazo cy'inda itagabanuka. Kandi ntago ari ibyo gusa, muri ibyo bimenyetso haba harimo akunda kuba ananiwe, yenda yaba ari nko kuzamuka ahantu haterera bikamunanira, akaba yananiwe kugenda n'amaguru umwanya munini, bikaba ni ikibazo, akaba rwose umunaniro, stress ntayibabyiwe, akaba agira stress cyane, akaba akunda gushaka kuryagagura, niyo yarya akantu gakeya, akarya utuntu duke, ariko akaba ashaka kuturya buri kanya buri kanya buri kanya, cyangwa se yanarya byinshi ariko akajya yumva ashaka kurya buri kanya, akaba ari ya nzara ya buri kanya. Rimwe nk'umwana ufite icyo kibazo bavuga ko ari umwana ufite appetit, ugakunda kubyitiranya ngo umwana agira appetit, ngo akunda kurya, ngo n'umwana ushimishije, ariko hari ikindi kintu cyihishe inyuma. Stress rero ya yindi rwose, depression zikunze kumuzaho uwo muntu ufite ikibazo cy'isukari kubera stress n'umunaniro. Ntabwo ari icyo gusa, akunda kugira n'inyota, akumva afite inyota, arashaka kunywa buri gihe amazi, kunywa ikintu gikonje, fanta ikonje rwose, akumva amaji, ibintu byo kunywa arabishaka cyane, ari nako anyaragura cyane. Niba rero ufite bimwe muri ibyo bimenyetso, ugomba kwihuta ukajya kwa muganga, cyangwa se ugatangira ukisuzuma, ukagabanya iyo sukari yawe, kuko uba ufite ikibazo. Ufite kimwe muri ibyo, uba ufite ikibazo cy'uko ushobora kuba ufite isukari nyinshi mu mubiri. Ni ushobora kizaho kuko ntago nagupimye, ntago napimye amaraso yawe, ntago mbizi neza. Ibyo bimenyetso rero iyo ubyibonyeho rwose ni ibintu byihutirwa, kuko isukari ishobora kuba ari nyinshi mu mubiri.
iyo rero isukari ari nyinshi mu mubiri, hari ikintu wakora mu gihe bitaragera ku rwego urwo bavuga ngo indwara ya diyabete yaraje. Icyo wakora no kugabanya iyo sukari cyangwa se ukayihagarika. Noneho wamara kuyihagarika nibwo ugenda ubona impinduka, ukabona niko stress igiye igabanuka, niko kunanirwa kwa buri kanya gushaka kuryagagura bikikora nko guhumbya nta wundi muti ufashe. Ariko iyo byageze ku rwego rwa diyabete bwo uba rwose ukeneye umuti mu mubiri. Rero mu gihe uri gukora uwo musemburo wa insuline ariko isukari ikaba nyinshi mu mubiri, iyo uwo musemburo ugenda biwugora, ugenda uzamuka ujya hejuru ujya hejuru ujya hejuru ujya hejuru, insuline ijya hejuru ijya hejuru ijya hejuru. Mu gihe rero hari igihe bigeraho umubiri ukananirwa, noneho ukagenda ukora iyo misemburo mikeya. Ubwo ibyo bintu kugira ngo bibe indwara ya diyabete biza gahoro gahoro. Aricyo kintu gitangaje tugomba kwitondera. Bishobora gutwara hagati y'imyaka 15 na 20 kugira ngo neza uwo musemburo uhagarare uvuge ngo stop. Urumva ko ushobora gutangira ufite isukari nyinshi mu mubiri kuva ufite imyaka 5 cyangwa se kuva ufite imyaka 20, bakazabona diyabete ufite imyaka 40. Ushobora gutangira gufata isukari nyinshi cyane, isukari ikaba nyinshi mu mubiri ufite imyaka 30, diyabete ikazaboneka mu myaka 50, kandi wowe utarabimenye ko ufite isukari nyinshi mu mubiri. Ni ngombwa rero ko twirinda hakiri kare pe. Nta kindi kintu, nta yindi maji uretse kwirinda kugira ngo iyo ndwara tubashe kuyirinda, tureke uwo musemburo wacu ukomeze ukore nk'uko wagombaga gukora. Ikindi rero ahangaha tugomba kwitondera nuko dushobora kuvuga ngo abakera ko bayifataga babaye iki, byagenze bite, ariko mu gihe cyashize ntago ababyeyi bacu bafataga isukari nyinshi. Ibintu by'amasukari menshi ntago inganda zabikoraga cyane nk'uko ziri kubikora ubu ngubu. Ni nk'urugero, urebye nk'inganda zabaga mu Rwanda zikora ibintu by'ibinyamasukari, zikora isukari zari nkeya. Twari tumenyereye gufata isukari yo mu bintu biri naturel, ariko uko iterambere rije ni ryiza iterambere, ariko tugomba kumenya kuba muri iryo terambere, ukamenya ngo isukari ifite iri ngaruka. Ibinyamasukari byose bagurisha hari icyiza cyabyo, ariko hari n'ingaruka. Ukamenya kubamo mu iterambere, uzi ubwenge, uzi icyo gukora. Ntabwo ari ngombwa ko umwana wawe rwose, niba uri umuntu bishoboye, kumugura ji buri munsi, kumugura fanta buri munsi, kumuha icyo cyayi kirimo isukari, igikoma kirimo isukari. Ntabwo ari ngombwa ko ukimuha buri munsi, ahubwo menya ngo mu myaka 15, 20 imuha buri munsi, ndaba ndi kumuha iki, ndaba ndi kumuha ubuhe burwayi. Ubitekereze inshuro ebyiri, nawe witekerezeho ku mugore wawe, ku mugabo wawe, ku bantu bose mubana mu rugo rwawe. Nubitekerezaho ngo imyaka 15, 20 ndaba mfite iyihe ndwara, biratuma ubasha gufata umwanzuro. Amahitamo n'ayawe. Njye naguhaga message, ariko nyemerera mbanze rwose ntugende ntagushimiye, nkubwire ngo nizere ko rwose biri bugende neza, uri bugabanye iyo sukari ku bwawe. By'umwihariko niba ushaka kugabanya ibiro, ufite ibiro byinshi, isukari niyo yo guheraho, kuko nutayiheraho ntago rwose ibiro bizagabanuka, ahubwo bizagenda byiyongera. Uzakora diet zose, uziyiriza amasaha 30, ariko mu gihe waje ukaba unywa icyayi kikirimo isukari, ugashyiramo 3 mu gitondo, nimugoroba ukanywa nuko, nejo bundi uri umumama wonsa ushyiramo isukari, ntago isukari izakubabarira, izagenda yikoramo ibinure, ibicece kunda ahantu hose, kandi mu myaka 10, 20 nibwo uzabona ingaruka.